Mose yari umwe mu bigisha n'abavugabutumwa bakomeye cyane tubona muri Bibiliya, kandi hari byinshi yatubwira uyu munsi. Uyu munsi dutangiye kwiga igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, aho dusanga ubutumwa bukomeye Mose yabwiye abantu b'Imana mbere yo kwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Tubahaye ikaze hano mu ishuri rito rya Bibiliya. Ese waba urambiwe no guhora uzenguruka mu nziga mu rugendo rwawe rwo mu mwuka nk'uko ubwoko bwa Isirayeli bwabigenjeje mu myaka 40? Ubwo rero biragusaba gutega amatwi inyigisho y'uyu munsi, aho Mose atubwira ko tugomba kubaha Imana, kandi ugerageze kubwira abana bawe izi ndangagaciro zo gukunda Imana no gukunda no kubaha ijambo ry'Imana. Reka noneho twakire umwigisha wacu atwigisha inyigisho y'uyu munsi, ariyo kurera abana. Tugiye kujya mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, ubwo dukomeje kwiga isezerano rya kera ryose. Amagambo gutegeka kwa kabiri asobanuye gusubiramo amategeko cyangwa kongera kuvuga amategeko. Nk'uko tuzabibona uko tujya mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri tukanakiga cyose, birenze gusubiramo amategeko. Ni ugusubiramo amategeko hamwe no gushyira mu bikorwa. Gushyira mu bikorwa kw'amategeko ni ishyira mu bikorwa kugeza ku rubyaro rwa kabiri rw'ubwoko bw'Imana. Mu gitabo cyo kubara twabonye ubutumwa butangaje bw'urupfu rw'urubyaro. Urubyaro rwose, urubyaro rwa mbere rw'ubwoko bw'Imana, rwapfiriye mu butayu rubitewe no kutizera kwabo. Ubu rero ubwo tugeze mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, ubwoko bwa Isirayeli buri hafi kwambuka umugezi wa Yorodani bwinjire mu gihugu cya Kanani. Uru ni urubyaro rwa kabiri rw'ubwoko bw'Imana. Ibuka ko Imana yarebye abo bantu bo mu butayu batagiraga kwizera gutera Kanani. Imana yari yaragerageje kubemeza ko izabashoboresha gutsinda Kanani. Ariko baravuze bati, nitugenda tugatera Kanani, abana bacu bazabera bari abantu abaja. Ibyo byarakaje umwami kugeza ubwo yabwiye Mose ati, biri mu Kubara igice cya 14, kuko bavuze ko abana babo bazabaja baramutse bateye Kanani, abana bato nibo bagiye kwinjira muri Kanani bayitsinde. Abantu bose bavuze ibyo bintu bazapfira mu butayu. Nuko rero uru rubyaro rwa kabiri rw'ubwoko bw'Imana, abana b'abantu baguye mu butayu, bari hafi yo kwambuka Yorodani bagatera igihugu cy'i Kanani. Igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri ni umwandiko w'ubutumwa bukomeye Mose yabwirije mbere yuko bambuka Yorodani bagatera Kanani. Mu magambo atangira iki gitabo, nyemerera mbivuge mu buryo twabyumva neza kurushaho. Duhabwa ubusobanuro bw'igitabo aribwo budufasha gusobanukirwa icyo gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, aribwo budufasha gusobanukirwa icyo gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri kigamije. Iryo jambo riravuga ngo, iki gitabo kivuga ijambo Mose yabwiye ubwoko bwa Isirayeli igihe bari bakambitse mu kibaya cya Araba mu butayu bw'i Mowabu, iburasirazuba bw'umugezi wa Yorodani. Ijambo ryatanze kuwa 15 Gashyantare, imyaka 40 nyuma yuko abantu bavuye ku musozi wa Horebu, nubwo ubusanzwe bisaba iminsi 11 ugendesha ibirenge kuva ku musozi wa Horebu kugera i Kadeshi y'i Baruneya unyuze mu nzira yo ku musozi wa Seyiri. Ikibi bitubwira ni urwibutso rw'ukuri kuko bamaze imyaka 40 bazenguruka mu butayu, kandi mwibuke ko bagenderaga mu buryo buteguye neza. Bagendaga nk'abasirikare mu buryo bumeze butya. Amoko amwe yagenderaga mu majyaruguru, ayandi mu majyepfo, ayandi burasirazuba, n'ayandi burengerazuba bw'ihema ry'ibonaniro, bazenguruka mu butayu. Ni iby'ingenzi kwibuka ko barimo kuzenguruka mu butayu mu gitabo cyo kubara, bari bavuye i Gosheni, bari bavuye muri Egiputa, bari barageze ku musozi wa Sinayi i Kadeshi y'i Baruneya, kuko Abafilisitiya bari batuye muri iki gihugu. Hanyuma bari barazengurutse kumara imyaka 38.
nyuma baza gukambika iburasirazuba bw'umugezi wa Yorodani. Mbere y'uko bambuka umugezi wa Yorodani bagatera igihugu cya Kanani, Mose yabwirije ibibwiriza byiza bikomeye tubona mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Ubwo rero igitabo cyo gutegeka kwa kabiri kirenze gusubiramo amategeko gusa. Ni ugusubiramo amategeko kuko ari ngombwa ko amategeko asubirwamo. Abantu bose cyangwa urubyaro rwose rwari ruriho igihe amategeko yatangwaga bwa mbere rwari rwarapfuye keretse Kalebu na Yosuwa. Abana bato bagombaga kumva aya mategeko. Mbere y'uko batera Kanani, nk'igikorwa cye cya nyuma cyo ku isi, Mose yashakaga ko bumva ijambo ry'Imana. Imana yahereye Mose ku musozi wa Sinayi. Hari ishusho y'agakiza igaragara mu bitabo bya mbere bya Bibiliya. Itangiriro riduha itangira ry'agakiza kacu. Kuva kutugaragariza ukubohorwa kwacu tuva mu buretwa cyangwa mu bubata, kandi ni ishusho nziza y'agakiza kuko ari ishusho yo kubohorwa mu buretwa bw'icyaha. Nk'uko twabivuze mbere, ijambo kubohoka n'ijambo agakiza avuze ikintu kimwe mu isezerano rya kera. Igitabo cyo kubara ni umwandiko mwiza w'ukuntu batavuye mu buretwa bwa Farawo ngo batere igihugu cy'i Kanani. Dore icyo bagombye kuba barakoze iyo baza ko barizeye Imana. Mu buryo bworoheje cyane, tumaze kubivuga kenshi ubu ngubu. Iyi ni ishusho y'uko iyo tubohowe mu cyaha tugomba kwinjira mu buzima buhoraho. Ibi bihagarariye ikintu cyasezeranyijwe cy'ubuzima bwiza bwa gikristu n'imigisha yabwo yose n'imbaraga zabwo zose n'impano z'umwuka wera zabwo zose. Tugomba kubwinjiramo, ariko benshi muri twe ntitujya tubwinjiramo. Dukomeza kuzenguruka nk'Abisirayeli mu gitabo cyo kubara. Reka dukomeze kuvuga kuri iyi nkuru noneho mu buryo burenzeho, twibwire ko twagize kuzenguruka mu butayu, twageraho tukagarura ubwenge. Turashaka ko Imana iduha ibyo yatugeneye byose, kandi tukaba dushaka kwinjira mu gihugu cyasezeranyijwe. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri cyuzuyemo ubutumwa bw'umuntu ugeze aho mu buzima bwe. Umuntu wiyemeje kuba umwe muri bakeya biyemeje, akanga kuba mu benshi badashishikajwe no kujya mu by'Imana basezeranyije, cyangwa batagira umwete mu buzima bw'umwuka. Iyi ni ishusho y'umuntu wavuze ati, Mana, ndashaka kubibona byose. Ndambiwe no kuzenguruka mu butayu, ndashaka kwinjira mu masezerano wansezeranyije yose. Niba ho ari huri, cyangwa niba umeze utyo. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ni icyawe, kuko ari igitabo gisubizamo imbaraga abo biteguye kwinjira mu masezerano yabo yose. Kandi gusubizwamo imbaraga nyamukuru nuko ukora iyo bwakabaye kugira ngo amasezerano yawe yose asohore mu buzima bwawe. Indi nyigisho nyamukuru iri mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igendanye n'ijambo ry'Imana kuba impamo mu bwoko bw'Imana. Imana yabashishikarije kubwira abana babo iri jambo. Imana irashaka ko abantu bayikunda n'ubuzima bwabo bwose. Ugushishikarizwa kuri mu gutegeka kwa kabiri kubwira abantu gusubiramo kenshi ngo mwumvire Imana, kandi mubwire abana banyize indangagaciro zo gukunda Imana no gukunda no kumvira ijambo ry'Imana. Nemera ko buri gitabo cya Bibiliya kigira igice mu bice byose gisobanura ingingo nyamukuru y'icyo gitabo. Kubara 14 nicyo gice gisobanura ingingo nyamukuru y'igitabo cyo kubara. Nemera ko igice cya 6 cyo gutegeka kwa kabiri ari cyo gice gisobanura ingingo nyamukuru y'igitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Ikibwiriza gikomeye cya Mose cyo mu gutegeka kwa kabiri nicyo gisobanura ingingo nyamukuru, kuko gitanga ishusho y'ikibindi bibwirizwa bya Mose byose bigamije. Ntabwo ibigize iki kibwiriza bigaragaza gusa uko ibindi bibwiriza byo muri iki gitabo bigomba kumera, ariko intego y'iki kibwiriza ni imwe n'intego y'ibindi bibwiriza byose. Mu gutegeka kwa kabiri 6 cyane cyane umurongo wa 4 kugeza ku wa 9 uhabona icyo abigisha b'Abayuda bakomeye bahora bita ko ari cyo kibwiriza gikomeye cyane Mose yabwirije kurusha ibindi byose yabwirije. Kandi uyu mwandiko wo mu gutegeka kwa kabiri 6
ni wo wari ijambo ry'ibanze abantu baturaga bahamya ukwizera kw'abayuda. dore aho rishingiye. umva wa bwoko bwa Isirayeli we, Uwiteka Imana yacu ni we Uwiteka wenyine. ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. uyahambire ku kuboko kwawe akubera ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe. uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe. iki kibwiriza kigizwe na byinshi birenze ibi, ariko aha niho gishingiye, kandi niho igitabo cyo gutegeka kwa kabiri cyose gishingiye. icyo Mose yabwiraga aba bantu mbere y'uko bambuka Yorodani bagatera i Kanani ni iki: nimwumve, Imana yabahamagariye ko abantu bayikunda n'ubuzima bwanyu bwose n'ibyanyu byose. kugira ngo ushobore kuyigaragariza urukundo uyikunda, ugomba kumvira ijambo ryayo. kugira ngo wumvire ijambo ryayo, ugomba kubanza kurimenya. Imana irashaka ko abana bawe baba urubyaro rw'abantu bakuru umunsi umwe bazakunda Imana n'ubuzima bwabo bwose n'ibyabo byose. kugira ngo bashobore gukunda Imana n'ubuzima bwabo bwose, bagomba gukunda ijambo ryayo, bakamenya ijambo ryayo kandi bakaryumvira. nuko rero ndakwinginze mbere ya byose, kora ibishoboka ukunda Imana n'ubuzima bwawe bwose n'ibyawe byose, kandi umenye ndetse wumvire ijambo ryayo, kandi wiyemeze guha abana bawe izi ndangagaciro. icyo Mose yababwiraga ni uburyo barera abana babo bakaba abantu bakuru bakunda Imana bakanayumvira. kandi Mose yagaragaje hano uburyo byakorwa, uburyo bwo kubigisha. kandi muri ubu buryo nimwe iki gitangaza cyari bubere. ni gute ababyeyi barera abana babo bakaba abantu bakuru bagira indangagaciro zabo zo mu mwuka, bagakunda Imana ndetse bakayumvira. icyo ni iki kibwiriza gikomeye cyari kigamije. iyo witegereje uburyo bwo kwigisha bugaragazwa hano na Mose, ubona uburyo bwo kwigisha bushingiye ku mfatire enye. urufatiro rwa mbere ubu buryo bwo kwigisha bushingiyeho ni urufatiro rw'ihishurirwa. icyo Mose yabwiraga aba babyeyi ku kurera abana babo cyari: niba mushaka kwigisha abana banyu gukunda Imana, ubwo ishingiro ry'ibyo mushaka ko bamenya rigomba kuba ijambo ry'Imana. inyigisho ya Mose ni iyi mu ncamake: Imana niyo, kandi niba Imana ariyo, ubwo Imana ni byose. Imana niyo yonyine. muri filozofi tubaza ikibazo kigira kiti: ese haba hari ibintu by'ukuri, cyangwa haba hari ikintu nyacyo? Mose arimo kutubwira hano, ubwo arimo kutubwira ku buryo bwo kwigisha ko Imana ari nyayo. Imana ni ukuri. Imana iriho. kandi iyi Imana nyayo hari ikintu yavuze. ikintu cyose Imana ivuga kiba ari ukuri. nuko rero, ubwo Imana nyakuri yaguhaye ijambo ry'ukuri, ubwo hariho n'ukuri ugomba kwigisha abana bawe. hano Mose atekereza gutya: hari Imana nyakuri, hari ijambo nyakuri. nuko rero hariho inzira nyakuri umwana wawe agomba gucamo. nitwigira imbere ho turabona icyanditswe kivuga kiti: toza umwana inzira agomba kunyuramo, nanakura ntabwo azayivamo. toza umwana inzira agomba gucamo. ese haba hari inzira wumva umwana wawe agomba gucamo? abantu benshi babijyaho impaka muri kino gihe. imyigishirize yo kwigenga iravuga iti: byose ni bimwe kandi ni urusange, nta kuri k'umwihariko kubaho. ndibuka njya mu mahugurwa aho inzobere mu myitwarire y'urubyiruko zigishaga. ijambo ryatangije aya mahugurwa ryavuzwe n'umugabo wari uyoboye aya mahugurwa ryari: mbere ya byose
reka dukosore ibi ngibi, nta kuri kubaho. Nzamura ukuboko kwanjye ndavuga nti, ubu nsize umwana w'umukobwa ufite imyaka 14 atwite by'ukuri. Ni gute wabwira urubyiruko ko ari nta bintu by'ukuri bibaho? Ingaruka zibaho kandi ni ukuri, ziba ari nziza cyangwa ari mbi. Iyi ingaruka ari nziza cyangwa ari mbi, hagomba kubaho amahitamo y'uko umuntu yitwara mu buzima bwe. Ubu buryo bwo kwigisha Mose yabwiye aba bantu bwarimo n'uburyo nyabwo bw'ukuri. Yaravuze ati, Imana iriho kandi ibyo ni ukuri. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Hari inzira nyakuri umwana wawe agomba kunyuramo. Hari imyitwarire nyakuri umwana wawe akeneye kandi ugomba kuyimwigisha. Nusobanukirwa ukuri Mose yavugaga, kugomba guhindura uburyo urera abana bawe. Numvise umukristo w'inzobere mu mitekerereze y'umuntu abaza iki kibazo abagore bagera kuri 600 bari ababyeyi kandi biberaga mu rugo barera abana. Yarabajije ati, ni kangaho ubwira umwana wawe gukora ikintu runaka ariko udakomeje mbere y'uko umutegeka kugikora? Igisubizo cyari hagati y'inshuro 3 n'eshanu. Igihe cya Mucyo cyo kuryama kikagera, maze ukamubwira uti, Mucyo, igihe cyo kuryama kirageze, jya mu cyumba cyawe wiyambure uryame. Nyuma yo kumubwira inshuro nk'eshatu, wareba Mucyo ugasanga atigeze kumvira cyangwa se ngo abe yagutega n'amatwi, ugasanga atigeze yerekeza y'icyumba na rimwe. Maze ukongera ukabimubwira, Mucyo, nakubwiye ko ujya kuryama. Abagore bemeye ko babivuga inshuro 3 cyangwa 5 mbere, ariko batabihamije. Iyo babihamije, barabatontomera cyangwa bagahaguruka mu ntebe, agafata uwo mwana akamwijyanira mu cyumba. Mucyo azaba umuhanga mu kwirengagiza inshuro 4 za mbere, iyo amenyereye ko iteko mubwira inshuro 5 mbere y'uko bihamya. Yirengagiza inshuro 3 za mbere, ababizi ko ubu utabihamije, abazi ko n'iryo jwi ritabihamije. Mvuka mu muryango w'abana 11 kandi mama yari afite uburebure bungana na 1.5 metero. Ugukoresha neza igihe n'imbaraga bye kwamushoboresheje kugira ibintu yiga ku kurera abana. Ntabwo yigeze yiga iby'imitekerereze y'umuntu, ariko ntiyasubiragamo amabwiriza. Yatubwiraga rimwe gusa, kandi iyo tutabikoraga ntiyasubiragamo. Iteka yakurikizagaho kubyikorera. Ntekereza ko ari umwitozo mwiza, kuko iyo ubitekerejeho, iyo aya mabwiriza ndimo guha umwana wanjye, nubwo yaba ari jya mu cyumba cyawe uryame, niba rituruka muri iyi myumvire, hari Imana nyakuri, kandi iyi Imana nyakuri yaduhaye ijambo nyakuri, kandi ibyo bivuze ko hari inzira runaka ugomba gukurikiza. Mucyo we, Imana yampaye inshingano yo kugukuriza muri iyo nzira. Ibyo bivuze ko hari imigendere nyakuri kuva hano ukajya mu cyumba. Mucyo we, kandi nta mushyikirano uhari. Sindi bubijyeho impaka nawe, sindi bubikubwira inshuro 5, ngiye kukubwira inshuro 1 gusa. Uburyo bw'uburezi Mose asobanura hano bushingiye ku ihishurirwa ry'ijambo ry'Imana. Uguhishurirwa kw'ijambo ry'Imana niko kwibanze mu burezi bwa Gikristo. Njya ntangazwa n'inyandiko zigaragaza intego za kaminuza zimwe. Muri izo nyandiko, abatangije izo kaminuza bagaragaza intego yo gutangiza iyo kaminuza. Waruzi uko zimwe mu nyandiko za kaminuza zashinzwe kera zivuga? Ababyeyi banditse izo nyandiko batubwira ko bashakaga ko abana babo bamenya Imana. Imana niyo soko y'ubumenyi bwose kandi ya byose, niyibeshejeho ibintu byose. Imana ni ingenzi ku isi kurusha ibintu byose. No kubw'ibyo ndashaka ko umwana wanjye ashobora gusoma. Ndashaka ko yiga
kugira ngo ashobore kumenya ijambo ry'Imana maze amenye Imana. Imyandiko nk'uyu iri mu nyandiko zigaragaza intego za zimwe muri kaminuza zikomeye cyane ku isi. Birababaje kuba zimwe muri izo kaminuza zitakigisha ijambo ry'Imana ndetse n'ukuri. Ariko iyi myandiko iracyari mu nyandiko zigaragaza intego z'izo kaminuza. Urufatiro rw'uburezi buvugwa na Mose ni ijambo ry'Imana, ijambo nyakuri ry'Imana nyakuri. Urufatiro rwa kabiri ubu burezi bushingiyeho ni inshingano. Ninde ufite inshingano yo kurera abana? Hari abantu batekereza ko inshingano yo kwigisha no kurera abana ari iya leta. Ndimo gukura, iyo ntajyaga kwiga, umukozi wari ushinzwe gukurikirana abasibye yajyaga aza kunshaka. Niyumvishaga ko ubwo leta yaha umuntu akazi ko gukurikirana abatiga, ubwo leta niyo yari ishinzwe kwiga kwanjye. Nuko rero abantu bakiyumvisha ko ari inshingano ya leta yo kwigisha abana, bitewe n'uko hariho n'amashuri ya leta. Hari n'abavuga bati, oya, ni inshingano y'urusengero. Urusengero nirwo rugomba kunyigishiriza no kunderera abana. Njyana abana banjye mu nyigisho z'abana ku rusengero buri cyumweru, nkahabasiga kumara iminota 30. Ni inshingano y'urusengero kwigisha abana banjye gukunda Imana, bagakunda ijambo ry'Imana kandi bakumvira ijambo ry'Imana. Mbega ibintu bikojeje isoni. Nushyira mu gaciro k'umwaka ugira amasaha 868, kandi niba umwana wawe atajya asiba icyumweru na kimwe, ubwo bisobanuye ko yiga ijambo ry'Imana amasaha 24 gusa mu mwaka. Ese uratekereza ko amasaha 24 mu masaha 868 ahagije kugira ngo agire umwana wawe icyo agomba kuba cyo? Hari n'abavuga ngo nigishiriza mu kigo cya Gikristo. Aho naho ahaba amasaha agera ku 1080 mu mwaka. Bakavuga bati, niyo nshingano yabo. Nibanderera umwana kugira ngo abe umuntu mukuru ukunda Imana, agakunda ijambo ry'Imana kandi akaryumvira. Iyo utekereje amasaha muri icyo kigo cya Gikristo no mu nyigisho z'abana zo ku cyumweru ku rusengero, usanga n'ubundi amarana nawe hafi ibice 7 ku 8 by'amasaha ye mu mwaka. Urumva ko rero bidatangaje ko Mose muri uyu mwandiko inshingano yo kurera ayiha ababyeyi babo. Mose aravuga ati, wowe umubyeyi ni wowe ufite iyo nshingano. Mose aha inshingano cyane ababyeyi b'abagabo iyo avuze ati, reka aya magambo ahore mu mutima wawe maze uyigishe umuhungu wawe. Nemera ko Mose hano akomeje iyo avuga ko umubyeyi gabo niwe ugomba kwigisha. Abana iyo bakoze bigishwa ijambo ry'Imana n'abagore gusa, abana bakora batekereza ko kumenya Imana ari iby'igitsina gore gusa. Imana irashaka ko abagabo bigisha abana ijambo ry'Imana. Umuhanuzi Yesaya yaravuze ati, se w'abana azamenyekanisha ukuri kwanjye. Biragaragara ko inshingano ihabwa umubyeyi gabo ayihabwa mbere y'abandi bose. Nk'uko umuyobozi mukuru w'ubwato atatanga inshingano ze, ahubwo atanga ububasha. Umubyeyi gabo cyangwa umubyeyi gabo n'umubyeyi gore mu rugo ntibajya batanga inshingano yabo yo kurera no kwigisha abana babo ngo bayihe abandi. Hari ubwo baha abantu runaka cyangwa umuntu runaka ububasha bwo kubafasha iyi nshingano, ariko ntabwo baha iyi nshingano undi muntu uwo ari we wese. Umuyobozi mukuru w'ubwato bwikoreye indege aho umukozi ushinzwe gutanga ibikoresho ububasha bwo gutanga ibikoresho, kandi aho umukozi ushinzwe imbunda ububasha bwo gutanga imbunda. Iyo hagize ikibazo kiba muri ibyo bice bitandukanye kuri ubwo bwato bunini, ninde witaba inama nkuru? Ni umuyobozi mukuru, kuko adashobora gutanga inshingano ze keretse ububasha gusa. Ni mu buryo bumwe ababyeyi bashobora guha urusengero n'ikigo cy'amashuri ari icya leta n'ikigenga n'abantu batandukanye ububasha bwo kubafasha mu nshingano zabo zo kurera abana babo, ariko ntabwo bashobora guha inshingano umuntu uwo ari we wese, kuko dushingiye ku byo Mose yavuze,
tubona ko Imana yahaye iyo nshingano ababyeyi. Urufatiro rwa gatatu ubu buryo bw'uburezi bushingiyeho ni imibano. Mose yabwirije ngo nubyukana nabo mu gitondo, niwicarana nabo, nugendana nabo mu muhanda, nurarana nabo, ujye ubigisha inzira z'Imana Data. Murambwira ababyeyi gabuka ukuri, kandi maze kubumva bavuga ngo ibyo ntibishoboka kuko mba ntari kumwe nabo iyo babyutse, kandi sinjya nicarana nabo mu nzu, kandi sinjya njyana nabo ahantu aho ariho hose. Murambabwira nti ntabwo urimo kubyumva, urimo gukora icyo abantu benshi bakora. Urimo gusemura umuco wawe n'ibyanditswe mu buryo bucuritse. Abantu benshi basobanura ibyanditswe bashingiye ku kuntu umuco wabo uvuga. Umuco wanjye uravuga ngo ngende kare mbere y'uko babyuka, kandi ngaruke baryamye, kandi sinkicarane nabo, kandi sinkajyane nabo ahantu aho ariho hose. Ijambo ry'Imana niryo rigomba gusobanura umuco wawe. Umuco wawe ntugomba gusobanura ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ugomba kugirana umubano n'abana bawe. Kenshi cyane iyo umusore akuze akaba umugabo n'umuhungu we bagira icyo bajyaga bita intera hagati ya bombi. Njya numva kenshi ababyeyi gabo bavuga bati hari intera ndende y'imyaka hagati yanjye n'umuhungu wanjye. Sinjya nsobanukirwa ibyo akora. Mu by'ukuri iyi ntabwo aba ari intera iterwa n'uko hagati yanyu hari intera ndende y'imyaka, ahubwo ni intera y'imibanire. Nta kuntu washyira mu bikorwa uburezi bugaragazwa na Mose hano ntugire umubano muzima n'abana bawe. Umubano ufite uruhare rw'ingenzi cyane muri buno burezi. Sinzi niba twabagabo tuza agaciro k'umwanya tumarana n'abana bacu. Nibuka iwacu mu rugo twajyaga tugira umwanya mugufi wo gusenga mu gitondo, aho twasenganaga n'abana bacu. Twajyaga tubabaza uko twabasengera, kandi tukabasaba ko basengerana ubwabo. Hanyuma nijoro twajyaga tugira icyo twitaga umuhuro wo ku meza, aho twababarizaga buri mwana ibi bibazo: ese wagize umunsi mwiza cyangwa umunsi wakubihiye? Tubwira ikintu cyiza cyane cyangwa kibi cyane cyakubayeho, na haba hari icyo ushaka kubaza cyangwa kwerekana cyangwa kutubwira. Haza kuba ijoro rimwe aho umuhungu wacu w'umuhererezi yari afite igishushanyo munsi y'intebe ye. Twari twarumvikanye ko uzaba ashaka kugira icyo yerekana agomba kukizana mbere. Ubwo rero uwo mwana we yari yazanye igishushanyo yashushanyije uwo munsi ari ku ishuri. Umufasha wanjye kuko yari umwarimukazi yari yarantoje kutabaza ngo iki ni iki, ahubwo nkabaza ngo mbwira icyo ari cyo. Nuko ndavuga nti muhungu wanjye, mbwira iby'iki gishushanyo. Arambwira ati umwarimu yatubwiye gushushanya ikintu gikomeye cyane cyatubayeho mu buzima bwacu bwose. Iki nicyo nashushanyije. Amezi menshi mbereho navuye mu rugo njya gukora siporo. Ngira igitekerezo cyo kujyana nawe na mushiki we, maze mbashyira mu modoka turagenda. Maze mbicaza imbere y'ahantu hakorerwaga siporo, ndababwira nti ngiye kwirukanka nzenguruka iyi nzu, maze mwebwe mubare inshuro nyizenguruka. Nuko rero uko nazengurukaga iyo nzu, bari bicaye imbere yayo babara uko nyizengurutse. Hashize amezi 2 n'igice atangiye kwiga, umwarimu amusaba gushushanya ikintu gikomeye cyane cyamubayeho mu buzima bwe bwose. Umuhungu wanjye washushanya se arimo kwirukanka, nawe na mushiki we bicaye imbere y'iyo nzu babara uko nazengurukaga. Icyo nicyo kintu cyiza cyane kandi gikomeye cyamubayeho mu buzima bwe bwose. Sinzi niba twababyeyi gabo dusobanukiwe ko umwanya tumarana n'abana bacu ari uw'agaciro cyane. Nusobanukirwa ubu buryo bwo kurera Mose atugaragariza, nibwo uzamenya ko umubano ari rumwe mu mfatiro z'ingenzi cyane uburezi bushingiyeho. Urufatiro rwa kane ubu buryo bwo kurera bwa Mose bwari bushingiyeho ni icyo nita impamo cyangwa ukuri.
itegereze ko Mose yavuze ati, reka aya magambo ahore mu mitima yanyu. Kunda Imana yawe n'umutima wawe wose, maze witondere kwigisha aya magambo abana bawe. Ibi ntibigucike. Ntabwo abana bacu tubaha amasomo y'indangagaciro zacu. Abana bacu tubaha indangagaciro zacu. Yesu yaravuze ati, nyereka ubutunzi bwawe, urabunyeretse indangagaciro zawe. Nyereka indangagaciro zawe, urabunyeretse umutima wawe. Mu buryo bwumvikana, icyo bibisobanuye ni nyereka uko ukoresha amafaranga yawe n'aho uyakoreshereza. Nyereka uko ukoresha igihe cyawe n'amafaranga yawe n'imbaraga zawe. Nubikora, urabunyeretse indangagaciro zawe, kandi urabunyeretse aho umutima wawe uri. Rekeraho kubaha amasomo, ahubwo baha indangagaciro, ariko indangagaciro nyazo. Nibuka mvugana n'umukobwa wanjye umunsi umwe, yari umukobwa w'umunyamwete cyane. Akiri muto, nagiraga akazi kenshi cyane. Nakoraga amasaha 18 nk'umushumba. Igitondo kimwe ndimo kogosha ubwanwa bwanjye, yari afite amezi 18 y'ubukuru, yaraje ansanga aho narindi, anzanira ingofero yanjye arayima. Yarimo kumbwira ati, uri wa mugabo ukuraho bya bintu byirabura ku misaya yawe, ukambara ingofero warangiza ukigendera. Dore ingofero yawe ngiyi, igendere nanone. Hashize imyaka, ubwo yigaga cyane kandi yagiraga imikoro myinshi, atangira kujya arwara umutwe cyane igihe cyose. Umugore wanjye ansaba kumuganiriza ku kugabanya ku bintu yakoraga. Nuko turimo gukora siporo twirukanka, nzana ikiganiro ku kazi ke kenshi. Ndavuga nti, ugira akazi kenshi cyane, si byo se? Aransubiza ati, papa, ibyo nabyigishijwe nawe. Nakomeje kukwitegereza muri iyi myaka yose. Ubyuka saa 11 za mu gitondo, ukagenda. Ubwo murabona icyari cyarabaye? Amasomo yanjye ku ndangagaciro ntacyo yari amaze. Namubwiraga indangagaciro zanjye nyazo, nkoresheje ibikorwa. Nyuma yaho naje kuba ndimo kwirukankana n'umuhungu wanjye w'imfura, turi muri siporo. Maze avuga abagabo batandukanye twembi twari tuzi. Yavugaga umugabo runaka, yarangiza akavuga ati, ibyo akora ni byiza cyane, nge singira icyo mbivugaho. Amaze kuvuga abagabo 6 bari inshuti zacu twembi, aravuga ati, ariko sinzi umugabo n'umwe muri bo ukora ikintu cyiza cyane nk'icyo urimo gukora. Yize ibyo gukora umurimo w'Imana, arangiza kaminuza, ubu ni umushumba. Urabona, ushingiye ku byo Mose yavuze, ibyo duha abana bacu ntibigomba kuba amasomo ku ndangagaciro, ariko tubaha indangagaciro zacu. Uru rufatiro rw'uburezi bw'abana rukubiyemo ihishurwa cyangwa se ijambo ry'Imana, inshingano, umubano n'ukuri. Iyi ni inama nziza duhabwa n'igitabo cyo gutegeka kwa 2, igice cya 6. Tugomba gushingira icyo twigisha ku ijambo ry'Imana, ku kuri kw'inshingano zacu, binyuze mu busabane cyangwa umubano nyawo, kandi n'ukuri nyako. Ibyo dushaka kwigisha, twabyigisha gusa ari uko biri mu buzima bwacu. Kandi isengesho tugusengera ni ukugira ngo nubumbura ijambo ry'Imana ugiye kurisoma, wemerera ijambo ry'Imana ribe rizima muri wowe, kuko ubwo ribwo rizahindura buri gice cy'ubuzima bwawe cyose. Turagushimiye ko ukomeje kubana natwe twigira hamwe ijambo ry'Imana, kandi turasaba ngo Umwami wacu Yesu Kristo aguhe umugisha kandi akomeze kwizera kwawe gukura.